n'uwo bita Nyabiso. Nyabiso Nyabiso se mu Rwanda tugira umukomediye witwa Nyabiso wowe? Nyirakama ngo indege iramugonze. naramubwiye kugenda arangara ubwo si indege ubwo mwinesha umutwe. Reka nsuke muri dutatu. Twose se ngira ngo wanywera mu gikombe kimwe. Kanywere no muri aka nkanduza ubundi se si bashinzwe gukora amatsiko. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Soso TV show, ndabashuje kandi mbahaye ikaze. Amahoro y'Imana abane namwe. Njyewe ni Solange umwari nk'ibisanzwe, ubusanzwe bagezaho ibiganiro bitandukanye byo kuri ino channel yacu. Aha rero turi kuri Fumbwe Nyagasambu Culture, ni hoteli nziza cyane iherereye inaha i Nyagasambu, ahantu heza hirengeye itegeye imisozi, hari amafu meza cyane. So ni karibu rero kuhatemberera, haba icyo kunywa, haba icyo kurya, kandi ku biciro byiza. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe rero turi kumwe n'umutumirwa, uyu munsi ntabwo naje njyenyine. Watangira utwibwira? Nangire mbibwira. Yego. Urinda unyaka 8 se 6 yuza uretse kundogoya barampamagaye. Ngaho uretse dore ko barampamagaye. Data we. Aro Nyirakama ngo indege iramugonze. naramubwiye kugenda arangara ubwo si indege ubwo mwinesha umutwe. Bantu bajye mu ndebe telefone hari ese iyo telefone ni bwoko ki none? Turebe neza, twereke neza. Telefone bashyiraho kamera turebe kweri. Telefone yanjye uzi ukuntu inahenda. Ugira ngo wayigondera. Yitwa ngo iki? Telefone ibintu byanditseho ntabyo nzi. Bana we. Ngo tuhangiye tubwira amazina yawe. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Gatama, Muzehe Gatama. Witwa Muzehe Gatama? Yego rwose. Niyo mazina y'ababyeyi se? Urashaka amazina y'ababyeyi? Yego, bakwise ngo iki amazina yawe nyine? Ubuse reka mpamagare mama nyamubaza, ariko ni ngombwa ni ngombwa se ntabwo yazi? Yewe nitwa ababyeyi banjye banyise. Reka mbanze nsome numve ko byiza. Banze usome rwose ucurure, ako ni akawe. Amazina ababyeyi banyise. Yego. Nitwa Twagirimana Gilbert. Yego. Umenyerewe kuri Muzehe Gatama mu bijyanye. Mu bijyanye n'iki rero? Witwa Gilbert, Gatama ryaje rite? Gatama ukuntu ryaje. Mbega urabona byarizanye. Nisanzwe nitwa Muzehe Gatama. Niho waryise se? Oya, kubera nakinaga ibintu bya filimi. Yego. Na komedi ndetse. Mbese uri umukomediye? Baba we, ntabyo waruzi. Ngaho tuwereke rero, dukinire komedi ukora turebe ukuntu uba wimereye nyine tukina komedi gute. Yewe. Nibakomeze bisekera. Ariko Muzehe Gatama ukuntu ryaje naryiswe n'abantu dukinana kuri channel yitwa Nyagasambu TV show. Baravuga bati weho twisemo kukwita Muzehe Gatama kubera ndi n'umusaza. Hari ikindi umbaza? Mbese uri umusaza ufite imyaka ingahe se? Imyaka mfite? Yego. Ni hagati ya 20 na 20. Urabeshya? We ntabwo mbeshya, ubwo mfite imyaka 25, 35 kugera kuri 20. Oya, turashaka nyine wowe ufite imyaka ingahe, tubwire 20 se cyangwa 15? Oya, hagati ya 20 na 20, buri wese yihitiremo hanyuma ngenera iyo ashaka. Okay, nta kibazo, reka duhitemo ko ufite 50. Twakomeje. Yego. Ukina komedi, twebwe turashaka ngo abantu badukurikiye, abakunzi ba Soso TV, ubu tubanze turebe ese ukina komedi gute?
twibwire nk'agace gatoya amasegonda 30 uri gukina comedy. amasegonda 30 Yego. uragira ngo nkubwire amasegonda 30 yewe ubwo ndumva mbuza homera kuko mbikora ndi kumwe n'undi muntu ngambaza ikibazo umeze nkaho turimo turakinana. Yego, reka nze nkubaze mbaza. Ariko muzehe Gatama ko ndeba uri kumbona ukirukanka wihishahisha ino ndawaneye uri kubona yuko nimbyara umwana nzabigenza gute? Oya nubyara umwana uzamurerera iwanyu kuko n'ubundi nawe nibo barimo barakurera nawe ubundi kukubona nkirukanka bane mu ndakiza amagara yanjye. None se kurera umwana wawe wateye umukobwa inda ubwo kurera umwana no gukiza amagara gute? Kumubona ukirukanka no gukiza amagara gute? Ariko reka nkubwire ari nkawe bakagushyiraho ngo wabyaye umwana sinshoboye kumurera nanjye ndacyaba iwacu nibo bamenyera byose. Oya ntabwo nanjye nabyemera. Mbese ku myaka hagati hafi 70 na uracyaba mu rugo? Umva mbi iwacu nibo bamenyera byose papa na mama mbese. Nese ko mbona ushaje uri umuntu uri mu zabukuru n'ijwi ryawe nese undi uvuga gute ko niko uri kuvuga cyangwa n'ijwi ryo muri comedy? Ngewe rero navutse mvuga neza hanyuma ngeze hagati y'imyaka 20 na 70 nisanga ndimo ndavuga gutyo. Yego. Urimo urakina comedy? Nese undi gukina comedy byaje ryari? Gukina comedy igihe byaziye ubwo urumva byatangiye nkivuka kugeza ku myaka 70. Iyo myaka yose yagiye icamo wakinaga comedy? Oya natangiye comedy ko buriya niryarira gusa nongere ndushya abantu mpamagara ngo bambwire igihe nayitangiriye ariko nshobora kuba maze nk'imyaka 3 ine 5 6 7 8 9. Ngaho twese byaje bite wabyiyumvagamo wumve ari impano yawe cyangwa n'abantu bakubwiye ko ubishoboye urangije urabijyamo? Ukuvuga ngo rero naho nigaga ku ishuri twari dufite groupe yitwa Abawihusi. Ese waranize? Narayize ariko uretse ko ibyo nize nabyibakiwe. Wabisize ku ntebe? Abasenye byibuka twe. Wagarukiye mu wakangahe? Narabyize kwa kundi bandika ku kibaho bagasiba nanjye byahitaga bisibama bikagendera. Abantu banjye hano hari umukomediye yagusetsa neza n'uvuye guta nyina yawe. Nuko byagenze. None iyo groupe yitwaga Abawihusi twari turimo turaba 1 2 nanjye wa 3 tukajya dukora utuntu dukina ku ishuri baravuga bati weho turabona comedy uzishoboye muhura n'umuhungu ukabyara yitwa Nyagasambu ufite channel yitwa Nyagasambu TV show. Aravuga ati ngwino ujye muri PIM. Muri PIM ni ibikize kandi? PIM bisobanuye kwihuza n'abandi mbese. Oya cyangwa bavuga timu? Kabyare. Reka ntundenganye ibyo nize narabyibagiwe. Umusaza rwose ati ibyo yize yarabyibagiwe. Niko muzehe Gatama wabwiye yuko ukina comedy na n'ubu uracyazikina? Ye baba we wagira ngo nibwo bigitangira ahubwo. Yego. None se wambwiye yuko nta mugore wari wagira ndetse nta nubwo ushaka no kumugira ko ufite mbona ufite imyaka myinshi? Ariko ko numva mbaza nkaho ushaka kumbera umugore nta mugore nshaka. Ntabwo nshaka kukubera umugore ahubwo nagushakira umugore. Yego. Cyangwa shyiramo n'akandi kose nakawe. None se ubwo nshakiye umugore wamuzana umwikoreye waba umuhetse? Oya mwebwe nabahuza ukaduhuza. Yego. Gute se? Naguhuza nawe maze nawe ukamubwira ikikuri ku mutima. Uzagerageza urebe. Ninjijisha manze niyicira akanyota ngakomeza umbaza. Nica akanyota nta kibazo. None se gukina comedy ubundi biragutunze cyangwa hari indi mirimo usanzwe ukora? Gukina comedy rero ntago bintunze kuko ntunzwe no kwikorera. Kwikorera iki? Nkakora uturimo dutandukanye hirya hino undangira akazi
bahita bavuga ngo nzapfanyaguza ukora akazi ako ari ko kose gapfa kuba kavamo amafaranga kandi ribe itandebaho. yego urarwaye urarwaye ndarwaye ko mbona uri gukorora urarwaye ibi bintu nyweye ntamenyereye arya byitwa ngo iki byitwa Coca-Cola ngo korakora ni akaji kitwa Coca ntabwo ukazi se ni agafanta cyangwa nangiye gusinda oya ntabwo isindisha iyo ngiyo wamenyereye kunywa iki se ubundi kubera rero njyewe ndi umurokore ese kuri gutitira ka ubu se wowe ntuba ureba yuko imyaka igenda reba niba nakubwiye mfite imyaka hagati ya 20 na 50 na 50 ingahe na 20 oya hagati ya 20 na 70 yego ceceka okay ukora umusaza ati akora imirimo yose abonye imizigo ukora n'akazi ko mu rugo se yababa we inzira zose zizana amafaranga yego muzehe Gatama ndafukanyaguza byose urafukanyaguza cyane ndafukanyaguza paka ubonye harimo ibintu biri iyo harimo ikintu kiri buvemo ibiri buntunge ndagenda nkafukanyaguza yego okay nibyo byiza cyane n'ubundi abantu baba bavuga ngo akazi karabuze mubona baba babeshya burasi baba babeshya naba nenganenze yego nanjye ndashaje ariko akazi kose umva abo baravuga ngo ni ugutwumika nanjye ndagatumika koko urakagira ute ndagatumika ugira ute ndagatumika bikoma numva abatoye bavuga akazi kose bita nkatumika nkakuramo wikorera n'amakara n'amabuye buyede baba we kereka ikintu kitemewe n'ubuyobozi okay ibyo ni byiza cyane kuko bituma udashomera ntabwo ubura n'icyo kurya yego n'ababyeyi iyo bakwase agacupa umusaza kwase agacupa urakabona ndagerageza uragerageza okay nta kibazo twakomeje ese ubona ako kazi ukora muri iyo bintu bya komedi uba ubona nyine uzakomeza kubikora mpaka upfuye cyangwa uzabivamo wavuze ko bitagutunze utunzwe no gukora utundi tuntu yego uzakomeza kubikora mpaka mba numva ari umurimo utagize icyo ukumariye nimba utagutunze oya ikintu bimariye nubwo bitantunze mu bijyanye no kuba nabona ko icyo mfungura ariko bimuza n'abantu ntako kazi nkora baravuga baturiya ni muzehe Gatama yego aka kazi niho ugakwiye niho tugaha none se byaguza n'abantu bikakumarira iki umuntu se yakugaburira yakwambika se bimuza n'abantu bakamenya ubundi nicyo bimariye cya mbere ushaka kumenyekana cyane ushaka kumenyekana yego nkande ushaka kumera nkande mu bantu bakina komedi ko buriya ni nkandera mu Rwanda dufite abakomediye benshi kandi bamenyekanye ku rwego rukomeye wowe wumva wirefera kuri inde ku buryo buriya ariko nshaka kumenyekana nka muzehe Gatama ariko noneho nshaka kumera nk'uwo bita Nyabiso Nyabiso se mu Rwanda tugira umukomediye witwa Nyabiso wowe Nyabiso ntabwo umuzi nakadata nawe nzi ahubwo se wowe uri uwa hehe utazi umuhungu witwa Nyabiso we Nyabiso hari umuntu muzi witwa Nyabiso cyangwa ni wa wundi witwa Nyagiso nuko ari za busaza ubwo yitwa ngo nde Nyagiso epfo kuba wabyumvishe nta kintu bitwaye Nyagiso uramukunda baba we Nyagiso ndamukunda ngira umva ngira no kuvuga icyifuzo cyo kuvuga nahura na Nyabiso gute ku mana yanjye umva ko ushobora byose wamba bari ukampuzana Nyabiso wenda nkanahita nipfira byaba bihagije muzehe Gatama yahuye na Nyabiso nuko Nyagiso nyine urumva niwe muntu ushaka kuzahura nawe face to face ngo iki ushaka kuzahura na Nyagiso face to face bivuze iki face to face bivuze amaso ku maso face to face bivuze amaso ku maso ndashaka Imana izabimfashe mu rwo waduhuza nje naguhuza nawe ubishaka kabyare rwose wabyajije ni umva uzabikore
mva nzabikora cyane rwose. Mm. Urushaka ko muzajya mukorana se ibintu ariko ibibazo mbaza birimo biranantera n'inyota inywa rwose rwose kose inywere nkamaremo cyane kamarebo. ibintu ni ubwa mbere mbinyweye Soma maze ucurure kabisa. Uri guhuha iki? nagira ngo birashyushye Oya na Oh bana yanjye ntabwo bishyushye. ubwa mbere mbinyweye ntundenganye Yego se urashaka kuzakorana na Nyax? mana we umva ntuvuze ngo wabimfashamo rwose ndakwinginze unshakire Nyabiso Yego. ubwo unshakire kutamubura umubwire uti muzehe Gatama yaragukunze aragukunda yumva azakomeza akanagukunda rwose Nese umukundira iki? nkunda ukuntu akora biriya bintu bye bisetsa abantu Nawe uri sure yuko nimuramuka muhuye mugakorana uzajya usetsa abantu neza? yo umva rwose pe rwose Bwa mbere wadukoreye akantu karadusetsa ongera udukorera akandi. Nandi kumwe nawe tutavuganye wowe nyine nk'umukomede ku buryo abantu badukurikiye ba Society Vision mfite umuryango mugari babona ati koko Gatama akwiriwe no guhura na Nyax. Yego muhaye umwanya. abantu rero bibaza impamvu njye ntari nashaka kubera ndi mugufi ndashaka kuzakura nkaba muremure nkabona gushaka kuko iyo ndebye abantu nkabona bose baransumba amaso yanjye ntabwo abona uwo nifuza Icyo kintu ntabwo nyumvise neza dusubirire. kubera ndi mugufi simbasha guhitamo uwo ntashaka Yego. ndareba nkabona bose baransumba simbarebe mu maso ngo mbone uwo nifuza Nose kuva wabaho nturabona umuntu mureshya? tureshya Yego ku buryo wamuhitamo ukamugira umufasha. ntabwo njya ngenda na metero ngo ngende mpima rwose icyo ni Umva Gatama wowe uranyemeje neza cyane cyane. Ntabwo ujya ugenda na metero. ntabwo njya ngenda na metero ngo ngende mpima ngo mvuge uyu turareshya uyu nitureshya uyu nitureshya uyu turareshya ntabwo njya ngenda na metero Okay, aho ngaho urangosoye kabisa urangosoye ngiye nkwemereye kuzagushakira Nyax mugakorana ewana nizere ko utazanengo. umva ni ukuri kw'Imana do ndakabura nyirakamagazi wanjye. Nyirakamagazi ninde? mba numva ari izina ryiza nzita umugore wanjye. Ese wumva uzashaka? Icyo kibazo nakomeje kukikubaza. Uba wumva uzashaka? baravuga ngo ibintu byose bigenwa n'Imana. Imana nivuga iti muzehe Gatama harageze yuko uva harya ubu ndi umusore ndi umusaza ndi igiki uri iki se ubu? nanjye simbizi ariko harageze yuko ubana n'iki n'uwo mubana. Oya uri ingimbi. Nese nimba utarashaka umugabo sorry umugore ukaba utari n'umwana uri hagati na hagati kandi umuntu uri hagati na hagati aba ari ingimbi. ngo ni igihwerere ni igihwerere. Oya uri igikwerere. Igikwerere Yego. sawa ni igikwerere ubwo ngubwo. Rero se muzehe Gatama we uransekeje neza. Nese ubona imbogamizi ziri muri ako se nibagiye kukubaza iyo ngofero ingofero yanjye rero ntuyibazeho. iyi ngofero umuyaga wagendaga umuha mu ruhara ndarufite nuko nakuramo ngo bari kuri Boso TV. Oya bari kuki? Kuri Boso TV. Oya no soso Vivisho. Hapana Gatama no subiramo. Kuri Soso TV na show none se simbivuze neza. Okay, nta kibazo dukomeze uri kutubwira ibijyanye n'iyo ngofero. Nanga gukuramo nyine ngo batabona uruhara ahubwo se nurureba weho ugomeza gutsindagira ntago ndureba pe. Nari nzi ko urureba nawe ugiye kuma inkwenene. Oya ntago ndi kurureba. N'uruhara mbabisha. Uruhara se urukumva ko ukuze ngira ngo uruhara ruzanwa n'umuntu mukuru. Uruhara ruzanwa n'umuntu mukuru ukuze nyine umusaza. Nanjye urumva ndi hagati y'imyaka 20 na 70. Nshobora kuba ndi mu bakuru.
yego twakomeje ese nta yindi mpano ugira niyo yonyine ugira? impano yindi ngira rero tubwire nk'indi mpano yindi wumva komedi bivuyemo wahita ukora icyo kindi. nahita ndirimba indirimbo zaririmbiye Imana. Zahimbiwe Imana Yego urazikunda cyane, uzi no kuziririmba? ijwi ritari ryahinduka. Hari n'izo nakoze bajye kuri Nyagasambu TV show barazibona. tubwire indirimbo imwe yonyine ngiye nkwaye amahirwe kugira ngo tubwire indirimbo imwe wumva waturirimbira neza abadukurikiye bakishima. Kuririmba sinkibishoboye. Oya gerageza. Naririmbaga ijwi ritari ryagorama, none ryaragoramye, ariko mfite indirimbo yitwa Ijoro. Yego iyo wanditse kuri butubu Ijoro bya Gilbert uhita ubona iyo ndirimbo. nyine ngiye reka nkubwire kugira ngo abantu bazanavuga uti bazareba iki kiganiro bakavuga uti koko turebe ino ndirimbo y'uyu muntu ese iratwatracta. Hari ugushaka kuvuga ati Ijoro bajyaho bakanabona ntabwo ari iyawe, bajyaho bakumva n'ijwi si iryawe. Turagira ngo twumve ijwi ryawe kugira ngo nitunasanga yo ni Ijoro tujye tuvuga ati yego ni iyi ngiyi. Basi refure yonyine. Refure yonyine? Yego. Ubu ndabishobora ntabwo ngoye. Gerageza. Ubundi rero hari ibintu nabasha kwiha bigorora ijwi. Bavuga ko umuntu arya imbuto akanywa n'amata, noroye ikimasa. Imbuto nazo izo nateye ntizirera, kugira ngo ijwi rero riyiririmbe byagorana. Okay, nta kibazo reka ndeke kukugora, ariko gusa bayishake yitwa Ijoro by Gilbert cyangwa yitwa Reka Kurira by Gilbert. Amen. Reka Kurira Uwiteka arahari cyane rwose. Uwiteka arahari agukiza ibibazo, mbese agukomora ibikomere ufite cyane. Yego. Nese niki wabwira abantu badukurikiye kano kanya bakurikirana Soso TV abahageze ari ubwa mbere, bagiye bumva yuko nta mirimo, bumva yuko bafite ibibazo, mbese niki kintu wababwira? Abantu bageze kuri Soso TV rero ari ubwa mbere, mbere na mbere manze mbabwira yuko ari abahombyi. Barahombye kabisa. Barahombye, bari mu bihombo. Ubundi bakabaye barikurikirana 100%. 100%. Nisi bavuga 100%. Yego niko bavuga. Harya warumbajije ikintu wabwira abo bantu bageze hano kwa Soso ari ubwa mbere, wasubije uti barahombye. Ikindi abantu wagira abantu inama gute bavuga ngo imirimo yarabuze? Abo bantu rero bavuga ngo imirimo yarabuze nk'uko twatangiye tubivuga, ni za maringaringa z'abanenganenzi zanga gukora imirimo yose. Kandi burya umurimo wose urimo inzira zivamo ifaranga. Yego. Uba ugomba kuwukora pe. Ati bamanenganenzi. Kuko nanjye ubu muzehe Gatama nta kazi nakora, niko bimeze rwose. Kandi abo bantu bariho? Ngo bariho? Ahubwo se ko wasanga ari nabo benshi. Cyakoze niba abantu usanga bari abajura. Yebaba we. Uvuze abajura mana yanjye. Bakwibye? Ingofero naheranye barayibye. Nahoranye nako. Ahubwo nanababonye. Ariko ziko abajura bava muri abo badakora. Cyane rwose ndabizi. Inama Gatama abagiriye bantu abarubyiruko bantu ibintu mbese bise binandakaza. Ubu ngubu ngiye muzehe Gatama ndarakaye. Yego. Wumvishije yuko mwumvishe ko rwose Gatama babwiye ko n'imizigo imirimo yose ahantu hose abifaranga umuntu agomba kugira ute gukora, atarebeye kuri kanaka, atarebeye ngo biransebya, atarebeye ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ushobora kuvuga ngo baranseka wanga gukorera amafaranga, bakazaguha inkwenene wibye. Yego. Ubwo se ari ugushagarwa ngo wakoze akazi wenda tuvuge katari keza katari ku rwego rwawe, no gushagarwa wibye. Ubwo urumva icyiza ari iki? Kora akazi nurangiza ukarabe. Reba nanjye muzehe Gatama nakoze, narangiza agakote kanjye
nkagafinyora yego urabona ko kanagoroye neza neza cyane. Baba urareba uno mukunjo hariho imikunjo myinshi ariko pe mba naraye nkiseguye kugira ngo kagororoke. yego n'iyi mikunjo rero ubu ndabika bya bindi bavuga ngo nagiye kubika. Muzehe Gatama arakoze cyane, aganirije abantu bose badukurikira, agira inama abantu banga gukora. Nizere ko mwabyumvishije, mutubwire muri komenti rwose ko mwabyumvishije, nizere ko muzanabikurikiza rwose. Soma ucurure, sibyo? Harya ngo kose ni akanjye, kose ni akawe kabisa. baba we reka banyarwandakazi bakunzi bacu ba Soso TV mudukurikira umunsi ku munsi, ndabashuje kandi ndabyishimiye kuba mwarebye iki kiganiro. Nizere ko mwakirebye mukakirangiza. So tugiye gusoza rero ikiganiro cyacu, nari nabazaniye Muzehe Gatama, muratubwira nimba mwamukunze tuzamugarure ubutaha. Ubu rero turagira ngo tubabwire umuntu wese uzi ko ageze hano ari ubwa mbere, please kora subscribe, ukore share na comment, kugira ngo uraba uduteye inkunga mu buryo bukomeye cyane. Gatama, tugiye gusezera abantu bacu rero. Kuno nabasezera, wanyemereye kuzamuzana Nyagiso. Ubwo rero uwo muzigo wikoreye kabisa bizarangira uwugejeje, mbona uje inkokora zireba imbere, uvuga uti ni Nyagiso. Niba ari ugusezera abantu bari badukurikiye bose, umva bari ku mutima wanjye kabisa. Urabakunda? Ndabakunda. bakore sabusukura yibe, bakore veya, bakore keke, handike na bya bintu bita ngo ni momenti, hanyuma babikundisha abanyarwanda bose n'abanyamahanga hose bigereyo. Muzehe Gatama ndabakunda cyane. Urakoze cyane, ugira ibihe byiza namwe, kandi mudukurikiye mugire ibihe byiza. Ciao ciao.